reka mfate umwanya nshimire umuntu watekereje guca icyuma. Ntago muzi niba nkinywa cyangwa se ntakinywa, ariko umuntu wabitekereje Imana imuha umugisha. Urubyiruko rwacu rwari rurangiye, ndi umucuruzi uciriritse wo hasi, ariko iyo urebye ukuntu iyo uhaye umuntu mambo asomaho rimwe ubwa kabiri akabararangiye, ubona rwose ari agahinda. Aba bantu bicaye bagatekereza kuri iki kintu ndabashyigikiye. Nimbona n'ukinywa nzatanga amakuru, nimbona n'uwagihishe nzayatanga, n'umuturage uzihagurishira umucuruzi ayo makuru nzayatangira ku gihe. Murakoze.